Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza nkahita bicano nkuko bisanzwe bimenyereye, ndabasuhuje ameze neza. So guys, tugarutse ku kintu bita internet y'ubuntu, ku kintu bita H5 plus cyangwa H5 plus nkuko musanzwe mubimenyereye. So guys, nukuvuga ngo hashize iminsi mikeya yigize nabi, uvuga ngo muri makeya kuri bamwe, ariko harabo yanze gukora igihe runaka. Ariko ndagira mbibutse yuko H5 plus iri gukora nta kibazo rwose, iri gukora ntimwigire ikibazo. Ndaje nkwereke amakode cyangwa se host uzajya wifashisha, iri gukora neza kuri Airtel Tigo. So noneho ikindi nakuvuga ngo ku muntu uzaba adakeneye host akaba akeneye file, nakuvuga ngo ku muntu wenda host yanze, azaze tumuhereze file nkuko byari bisanzwe, ubu file zabonetse. So guys, nabatindiye reka nze kubereka. So guys, nkuko mubona iyi ni WhatsApp yanjye nkoresha. So muri no minsi WhatsApp yanjye rero igize nabi, abantu benshi bambuze. So nuvuga ngo noneho urabibona nkuko ubibona uyu muntu, iyi ni host nari namuhaye, ariko mu kuyimuha nyine yari yanditse nabi. Urabona aka kajambo ngo http ntabwo muri host kabaho, ariko we yari yakongeyemo biza kwanga. So noneho byanze, urabona hanga nese musubiza, ndamubwira ati birakora cyane gusa ya nuvuga ngo noneho mitamwandikira ahangaha. Urabona iki aka kamenyetso karagaragaza yuko bira bintu yari yanditse atari byo ngene ndi kubihakana. So mitamwandikira www.edx.org. ya noneho etambye, murabona ngira ngo mukubireba, etambira ngo byakunze man, thanks. Ngira ngo muri kubibona ntago ari ibintu bitagaragara. So guys, noneho kuvuga ngo nahise mwereza na pike ivuga ko iyi ni tariki 20 z'ukwa karindwi kwa gatatu. So ngira ngo murabona nga yari connected, yari maze kuba connected, ubwo yari mu masaha nijoro muri makeya nibwo nakiriye iyo message cyangwa se nibwo nandi gusubiza uwo muntu. So noneho irakora neza cyane iyi host cyangwa se file uzahabwa ku muntu uyikeneye. So guys, ntabatindiye no kuvuga ngo ahangaha ni ku muntu ukoresha icyo bita file, ngira ngo maze kubimenyera. Ubwo ku muntu mushyashya ninjira muri application azasanga bitandukanye n'ibindi bicyo azakora, azibanda kuri aka kantu akangaka nka nani select server, ahangaha ahindura ashiremo United States, narangiza aze guhindura ahangaha kuri custom setup akagire off, akagire on, kuko kari on kari off kaba kahavuye kadasa gutya nibi bitari hano. So noneho kuvuga ngo ahite yibanda ku kintu bita indi ahangaha kano kaboro. Ubwo ikintu azacuzingamo yo bita custom host header, ubwo azabara 1 2 3. So ubwo ariko azabara amanuka, urugero nuvuga ngo kubara amanuka, nafungura kano kaboro azabona ubuntu bwinshi butandukanye bumanuye, azabara 1 2 3. nagera ku kagatatu ubwo ni custom host header, azahita akirikamo asibemo ijambo ryitwa free site, narangiza ahita rikuramo yandikemo amagambo ibuze kumwereka. So guys, ntabatindiye kanze dukomeze. Guys, ngira ngo uje kwitegereza neza, urabona izi SMS bigaragaza nyine ko ibiri gukora, iri connected. Urabona ahangaha ni atariki cyane nababwiye ndi kumwohereza muri WhatsApp, nibyo nifashishaga direct ako kanya. So guys, noneho reka nkwereke. Guys, sorry no kuvuga ngo muze kunyihangarira gato, hari ikintu nibeshe cyangwa se hari ikosa nari nkoze byo kubabeshya, ariko nanjye ntabizi. So no kuvuga ngo uri buze gusoma ahantu handitse DNS cyangwa se SSS. DNS ni akaba gakurikiwe ahanditse ahangaha handitse ngo impact config, handitse heart file. No kuvuga ngo hari akajambo kari buze kuba gakurikiye gatangiza boro impact config, karaba kari DNS. Noneho hejuru ya DNS hari akandi kajambo karaba gahari ngo ni SSS. So ndaje mhabereke niko kanone nibeshe, niho muri bushire iyo host naga ari kuri custom host header. Sorry muze kunyihanganira na. So guys, ngira ngo nkuko mubibona nyine niyo nababwiraga ningi. Urabona haga ni custom sign muri makeya, urabona ya SSS nababwiraga TRS mode ni ngibyo nababwiraga. So guys, noneho ubwo urabona ahangaza asanga naho harimo free site uzayivanamo, cyangwa se ibyo uzasanga mu byose ibyo abashizemo bitari ngibi ubikuremo, ushiremo kadomo ushiremo edx ushiremo .org. So noneho nurangiza uhitegereze neza, ngira ngo muri kubibona. Ubundi twari tumenyereye yuko uza ugahita wenda usettinga hano hejuru nahanga ugahita settinga. So nukuvuga ngo guys, none impinduka zihari, urabona hano ahangaha ntago hasettinga. So nukuvuga ngo uzasettinga hano hejuru kuri kano kavi karimo, nkuko ubibona. Ngira ngo uzavivura ahangaha uhareke guys. So nahangaha uzahareka nk'ibisanzwe. Urabona tugikanda start cyangwa se ahangaha kuri start nyine, ngira ngo urabireba, utahise biba urategereza akanya gatoya muri makeya bitarenze wenda nk'amasegonda 5. Guys, sorry muraza kwihangana, n'umuntu wari umpamagaye gato ariko mbaza kubijyanye na H5
n'indi VPN ntabashije gusobanukirwa neza ntazi so guys ni ukuvuga ngo nkuko mubona ubwo ko cyari ku bantu bashyashya azafungura aha kuri select port yashiramo 80 niyo port ikoreshwa no mu Rwanda muri make so guys noneho urabona aha ngira ngo njya wabibonye byose ikintu zakora zakanda start tegereze nk'amasegonda atarenze ngahe 10 cyangwa se amasegonda 5 so guys zahita ifunguka n'ufite network niba nazo ufite uzurira ibiti uzuri ibiti ndake kuzayabona hari abantu kubona amarezo y'abigoranye cyane so guys nkuvuga ngo yari iyo video nje kuberekaho mwari kumwe na YouTube channel Jayma mwibutse gukora subscribe kandi murakarama Imana ikomeze kubarinda turi kumwe n'izindi video z'ubutaha ciao murakoze subscribe Jay here